ariko Kobi nturi umusitari, mbabarira noneho umva umpanire umfashe guhana abahungu bo mu Rwanda cyangwa se abahungu bo mu Rwanda ubundi umva ni inyanda n'ubwira inyanda umva muri sex man, ni gute umuntu yifata agashaka yuko umukorera nyine ibintu umukorera ubimukorera, sibyo? Umukorere saka, sibyo? Umunezeze nyine umutegure neza, we narangiza mani aze we gusa ibyo ntabwo byumvikana. Njye rero ikintu nshaka yuko nkorera, mbabarira umfashe guhugura nimba ubabwira uburyo babikoramo nimba iki, gusa nyine nuko muri message agomba kujyamo uko bagomba kwisubiraho kikaba kimwe nimba ngiye nguteguye nkagutegura neza, nawe nyine ntegure neza nimba ushaka ko ngera aha nawe. Ariko Kobi nturi umusitari, mbabarira noneho umva umpanire umfashe guhana abahungu bo mu Rwanda cyangwa se abahungu bo mu Rwanda ubundi umva ni inyanda n'ubwira inyanda umva muri sex man, ni gute umuntu yifata agashaka yuko umukorera nyine ibintu umukorera ubimukorera, sibyo? Umukorere saka, sibyo? Umunezeze nyine umutegure neza, we narangiza mani aze we gusa ibyo ntabwo byumvikana. Njye rero ikintu nshaka yuko nkorera, mbabarira umfashe guhugura nimba ubabwira uburyo babikoramo nimba iki, gusa nyine nuko muri message agomba kujyamo uko bagomba kwisubiraho kikaba kimwe nimba ngiye nguteguye nkagutegura neza, nawe nyine ntegure neza nimba ushaka ko ngera aha nawe. Ariko Kobi nturi umusitari, uhagere tweke ibintu byo kwikunda ugasanga ngo wapi ngo ngiye ngo sinabikora n'iki, ngiye ko nabigukoreye ndi kuvuga saka, ngiye nagusakenze noneho ngewe bigeze kuri ngewe ntago wansakenga. Fuck, urumva Kobi ibyo bintu rwose byiteho neza. Kobi umva nkubwire ukuntu ibintu bimeze, ni ubwire ibintu byo kuvuga ngo baririrwa bacuruza ngo ino miti ngo ibike ngo ino miti ngo iratuma ngo umuntu ngo agira ubushake agira ute man, bya bintu byo icyambere, bya bintu byo kubica. Urumva nimba umuntu man umukubisa ukamukubita ukamufakinga paka man aheze nk'umwuka cyangwa se afentinze man, njye ndi kuvuga nti basi sinzi basi wasanga wenda we bari baruhagire tweke ibintu byo kwikunda bashyireho nimba ari mu ishuri cyangwa se nimba muri byaye no yavuga ngo namwe ujya muvuga ngo abakobwa ngo twabakoreye inama, namwe mujye hamwe mukore groupe. Urumva mwige ibintu byo kuvuga ngo uraryohereza umuntu, urumva man hari umuntu ukuryohereza, sibyo? Akakuguma mu mutwe Kobi, akakuguma mu mutwe. Urumva none ikindi kintu Kobi tuvuge ku bindi bintu reka nze nyivugeho. Kobi mbabarira unkorere kuri iki kintu, ibintu byitwa gusomana nimba Kobi nimba uri bukore ishuri ryabyo cyangwa se nimba uri bushake abandi bantu mufite ubumenyi nimba ari gutyo nabivuga mu bintu byo gusomana bwire bashyireho nimba ari mu ishuri cyangwa se nimba muri byaye no yavuga ngo namwe ujya muvuga ngo abakobwa ngo twabakoreye inama, namwe mujye hana, sibyo man? Hari ibyo gusoma ugasanga yagutamiye iminwa yose yayiri ikavuga se umuntu ari gusoma inka, ari gusoma umuntu umuntu wose akawutamira man, ntago abantu bari sexy abahungu bo mu Rwanda. Kobi mbabarira iki kintu cyegeho basi
ubakore na video basi ubabwira ati gusoma umuntu umusoma gutya umutacinga gutya mani kugira ngo basi urumva ubari no kumutegura kugira ngo nyine umuntu ajye no muri modo neza ariko ukifata umuntu akakumiragura bungura inka wenda kukumara cyangwa se akagushikamira ukabona uburyo uhumeka ntabwo ari kuri akuntu basoma rwose. Iki kintu kandi si ikibazo sinjyewe ugifite njyenyine nuko wenda ari njyewe ugerageje kubivuga ariko ndi kuvugira abagenzi banjye bo umva mani nuko biseye kandi mutwumve rwose mudufashe sibyo mani hari umuntu ujya gusoma ugasanga yagutamiye iminwa yose yayiri ikavuga se umuntu ari gusoma inka ari gusoma umuntu umuntu wose akawutamira mani ntabwo abantu bari sexy abahungu bo mu Rwanda ko bimbabarira iki kintu cyegeho basi ubakore na video basi ubabwira ati gusoma umuntu umusoma gutya umutacinga gutya mani kugira ngo basi urumva ubari no kumutegura kugira ngo nyine umuntu ajye no muri modo neza ariko ukifata umuntu akakumiragura bungura inka wenda kukumara cyangwa se akagushikamira ukabona uburyo uhumeka ntabwo ari kuri akuntu basoma rwose. Iki kintu kandi si ikibazo sinjyewe ugifite njyenyine nuko wenda ari njyewe ugerageje kubivuga ariko ndi kuvugira abagenzi banjye bo umva mani nuko biseye kandi mutwumve rwose mudufashe ariko Kobi n'uwo musitari mbabarira noneho umva umpanire umfashe guhana abahungu bo mu Rwanda cyangwa se abahungu bo mu Rwanda ubundi umva ni inyanda n'ubwira inyanda umva muri sex man ni gute umuntu yifata agashaka yuko umukorera nyine ibintu umukorera ubimukorera sibyo umukorere sac sibyo umunezeze nyine umutegure neza we narangiza mani aze we gusa ibyo ntabwo byumvikana njye rero ikintu nshaka yuko nkorera mbabarira umfashe guhugura nimba ubabwira uburyo babikoramo nimba iki gusa nyine nuko muri message agomba kujyamo uko bagomba kwisubiraho kikaba kimwe nimba ngiye nguteguye nkagutegura neza nawe nyine ntegure neza nimba ushaka ko ngera aha nawe ariko Kobi n'uwo musitari mbabarira noneho umva umpanire umfashe guhana abahungu bo mu Rwanda cyangwa se abahungu bo mu Rwanda ubundi umva ni inyanda n'ubwira inyanda umva muri sex man ni gute umuntu yifata agashaka yuko umukorera nyine ibintu umukorera ubimukorera sibyo umukorere sac sibyo umunezeze nyine umutegure neza we narangiza mani aze we gusa ibyo ntabwo byumvikana.